tugihagaze turirimba indirimbo y'umuryango. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nyakubahwa Chairman, tubahaye ikaze mu karere keza ka Rusizi. Aya mahumbezi meza ava mu kiyaga cya Kivu abagwe neza. Dutewe ishema nuko muje mudusanga tunezerewe. Turishimye pe. Mwakoze kuza. Nyakubahwa Chairman, baravuze ngo Paul Kagame Chairman wacu ahore ku isonga. Kagame we onali ntwali we, Kagame we egurole egano kwigana. Rugusima wenene Kagame we, Rugusima wenene wene rulolako Kagame waye. Nyakubahwa Chairman, nukuri bisobanuye ko nta wundi kwisi twakurutisha, niwe wenyine. Muri akarere ka Rusizi muri stade hateraniye imirenge 18 ikagize. Aba banyamuryango bose batewe ishema no kukwakira muri stade yabo. Barabashimira byinshi byiza mwabagejejeho. Nyakubahwa Chairman, Olintwali. Haki ya Mungu, hakuna mtu mwingine kama wewe. Barakomeza gushimangira ko ari we wenyine utubereye, kandi nibyo koko, nukuri nta wundi.
erega dufite impamvu. Ibikorwa remezo byinshi mwatugejejeho, turanezerewe cyane. Hejuru cyane nyakubahwa chairman. Nyakubahwa chairman, nitwa Dieudonné Sibomana, abanteye ishema nuko ngiye kuyobora iyi gahunda. Navukiye muri akarere ka Rusizi, mu murenge mwiza mukunda cyane, murenge wa Nkombo. Subiremo ngo Rugusima Bwenene. Nyakubahwa chairman, twavuga byinshi byiza mwadukoreye, ariko akarere ka Rusizi mbere na mbere muri byinshi dushimishwa nuko mwatugize abanyarwanda. Nta kintu kitunezeza nko kuba uyu munsi twitwa abanyarwanda. Nyakubahwa chairman, abanyamuryango bose bateraniye aha, uhamagaye buri umwe yabona ibirenze 1000 byiza mwadukoreye, ariko twamara imyaka tubisubiramo. Mu nkundire ntumire umwe mu banyarusizi bashoboye kwiteza imbere, hanyuma bigendeye ku mpanuro zanyu ndetse n'iterambere mwatugejeho n'imiyoborere myiza. Nyakubahwa chairman, murakoze, turakomeza gushima. Koko waliha. Nyakubahwa chairman umuryango wacu wa FPR Kotanyi, nk'umukandida twahisemo twizeye twiteguye kuzagutora 100% dushingiye ku mutekano n'imiyoborere myiza tubabonana kandi muhora mudukorera.